ntaganga aje kwicara hanga bikore vuba kandi nkuko mbikubwiye asimuze murirukana umuntu atanicaye Diane ejo kazasigara uvuga ngo mushike waramufashije urumva dore ko naho bihereye oya fata amafaranga yawe yafate yayo muntu muzima ubu ngubu narira byo kurira kwawe ntago bimfata ahubwo niba gusohoka byakunaniye yayo muntu muzima ubu ngubu narira byo kurira kwawe ntago bimfata ahubwo niba gusohoka byakunaniye nkwereka mubariye dore cyane Maze basi kwenge navuze ngo haguruka usohoke ucana winyinginga uko haguruka maze mbabare no reka nkwereke sibyo unakubwiye ku neza wanze kunyumva ngiye kugucapa maze mbabare genda gucapa rwose ngucapa maze nawe mfite bakujya sokera mu nzu kumwe inzu yanjye nushaka usigarurira hanze ibyo birakureba maze wambabariye ko ndavuze ngo imvuka nawe ndumva cyane maze wasize hano maze nawe ntakundi byagenda ngomba kugenda ariko naho gusigara usa n'uhanganye na Paul kuko nubwo usigaye ugiye kumufasha ubona ko ari ibibazo bikomeye cyane mama ntakundi nyine ariko nyine nawe wihangana nizere ko nyine itike yayiguhaye ihagije ngo itike ubone Paul atinyuka mpereza amafaranga 25,000 ngo njye nawe ngo biratugeza Dia reka ngo njye nawe ngo njye nawe oya Dia nayamushubije nayamushubije nyine nese mama uragerayo gute ariko Dia utekereza ko navuye mu cyaro njye ubwanjye ntiteganyirije reka nezi ko ufite ikibazo bivuge noneho ngo wari ufite amafaranga mama nta kibazo nyine nimba wariteganyirije ni na byiza cyane ariko nanone nta n'impamvu kugira ngo Paul adusuzugure gusa genda nanjye ndi mu nzira mama ntabwo rwose nzatinda kwa Paul ntuhangayike nanjye ntabwo ndi umwana pe gusa nanjye nyine ngomba kwireberera cyane ko nsigaye ndi jyenyine ubwo ni ukuvuga ngo nanjye rwose bitarenze icyumweru nimbona binyubeye nanjye ndabangusanze ariko mama nyine ngwerekeje mu yomba arambwiye ngo hari umuntu busange ku cyapa nyine aho uri butegera imodoka yampaye na nimero ze nyine ngo muhamagare ubwo ni ukuvuga ngo ahubwo reka muhamagare ngo umuntu ubwo se umuntu ugiye gusanga ku cyapa uzana ni mama nanjye ntago muzi ubwo rero reka mpamagare numve ko yahageze mama gusa nubwo ugiye ujye usengera urabona ko nsize mu rugamba sibyo reka mpamagare uyu muntu numve ko yanahageze tugende numve naciye Halo. Wahageze se? Nahageze rwose. Uhagaze he? Nageze ku cyapa cy'isibo nimero 6 cyanditseho ngo abakwe. Ndabona no ku hano ku muhanda wa KG 608. Okay, hagume ndaje mpagusange ntuhave. Sawa. Ndumva ari n'umugabo nimba ari umugabo nimba ari umusore simbizi. Reka tugende. Ntaza ari iki. Ariko rero nyine mari. Ararambabaje ariko. Musore.
komera cyane. Amakuru ni ko mwari mutegereje. Mwebwe. Kuze deni cyagiye rimeze neza. Mwihangane ntabwo twatinze cyane ariko nyine mwihangane. Ikwangana bigomba kuba. None se umeze ute? Meze neza. Okay, rero bari banyohereje nyine ngo ngutore. Ubwo nyine uraza tugenda. Yesu ashimwe. Bahimbazwe. Turakomeye turashima Imana rwose. Uriya musore ahubwo ni umunyakigali rwose azi ubwenge. Nyine DIANE yaragiye ajya kumuha telefone yanjye amusanga ahantu ku cyapa rwose yasanze mbese hari icyapa kizwi cyaho cyo muri iyo karitsiye rwose niho yari ahagaze kisibo. Narabashimiye cyane pe nukuri ahubwo uriya musore mbega ukuntu muzi kurera uzi kuntu uriya musore nabonye yitonda acisha make arumvira rwose pe ntabwo mwahinduka rwose rega buriya nanjye mwangiriye neza ugize inkigera i Kigali byo mwankora ugira ngo nukuri da mwampaye urugero rwiza mukansengera mbese mukampa icyizere naje nyine ndi umuntu uri aho ngaho uhuzagurika ariko muramforma munshyira ku murongo munyigisha ijambo ry'Imana mu by'ukuri ndabashima. Nta kibazo rwose. Ntago ngira imirimo myinshi hano rwose ni ibintu bikeya rwose ndibona bimwereke bikeya ntago biruhije azabishobora ntago biruhije. Mama Pastor murakoze rwose. Reka mbareke mukomeze gahunda mwari murimo nagira ngo mbashimire rwose mwarakoze. Ugiye kuko abagiye yewe ariko se izi nkoko zo reba ziba zandirira imboga wabo ese izi nkoko z'ubundi ni izahiye koko ziranyangiriza urandebera koko akavura nino kaguye rwose zose zitangiye kuzamo bisi ndabona iminsi bisi yarabaye umwana mwiza nazango yarazinyanuriye yewe bisi si mu makuru niba ataramwizemo imico mibi ariko ndabona yaratangiye kuba umwana mwiza kagakoma ntabwo kaguye wa oya ntacyo kabaye kagere ntahandi inyuma ndebe za mboga zabaye neza rwose kandi nasizo zitaranafata ariko burya disi aho umuntu atari ibintu bizamuka vuba ndebera ni ukuri budaje ntangire mpinge ndabona akavura kagoye imvura ndebe njye mu nzu ndebe ko bimeze
Iyo ino haguye imvura nyinshi cyane ariko ubu ndaje ntangire mpinge rwose. Noneho ndabona nta kibazo rwose ariko se kuko Poro n'ubu ntabwo ashobora kuzamva mu mutwe. Poro arampemukiye mu mateka Poro arampemukiye twaronse rimwe nuko ari umwana wanjye nari ngiye gutabara. Iyo mbimenye ntaho mba naragiye. ariko muko wajya ugenda ureba Muyowiri wahubwo niriwe bite byawe ese muyowiri wiri uzinduka uzereye ujya he? oya ntabwo nari nazerere hari ibyo nari ndimo ahubwo muyori kamwibariza akabazo kamwe. Uriya muhungu ngo ni mugabo ko nabonye umuzana n'uwo muri famille. Urambaza umbazi cyane warakora iwanjye urahategeka we hano ko urugo rwanjye none se ko nari nubajije nubajije ase muyobaye tiko muyobaye kaka uragorobeza uzenguruka kino gipangu urakigura urakigurisha bite byawe nta kare mujye ukora ariko ndarengana nabikoze akomana wabikoze biri ngumbaza jewe hano Poro hano ni wanjye urabyumva burya si buno ubu ngubu natangiye ingamba nshya Diane utagira ngo rimwe byakera sibyo mugabo karame boss we nawe mubwiye sukutimana yandemye nakwitabye boss mwicare hariya mbere byo muvuga ngo wigira icara hariya uyu nguyu ureba mugabo ni umukozi mushyashya nazanye umva mugabo mubwiye ntuzare igihe ikintu na kimwe wumva aka gakobwa kakubwira urabyumva sinagira icyo numva ntikazakoke ngo kagire ikintu na kimwe kakubwira ngo ucyumve urimo uranyumva ndabyumva neza boss akazi kawe ugakora Diana ndeka imikino inzara imikino ubundi kuki utakurikiye nyoko uri hano ukora iki kuki utakurikiye nyoko mugende umukozi ko gutangiye kumuneza Dia banza wumva nabi ushobora ko wumva nabi mbabwira we na nyoko ngo mugende ntago wumva iri guri morarira aho ngaho nteri sisi mwiri pastor yarabimbwiye rimwe mu ntezi bibazo ubonye nyoko mu amafaranga mu gitondo ayanjugunye amafaranga agenda avunikiye nakore ayanjugunye none nawe urazana izo ngizo uri guzenguruka kino gipangu wagira ngo uri mu kilometero ngo uhagure ushaka kuhagura se sobanurira bivuze ngo pasiteri niwe wavuze ngo nitwemwe tuguteza ibibazo pasiteri yarabimbwiye nyine uriya ni umukozi w'Imana avuga ijambo ry'Imana urabyumva ntajya abeshya muyo hari igihe uzisama wasandaye kandi uzabibona wintera imbabazi ngutera imbabazi uribuka ko ukigera mu rugo rwanjye nahise mpora n'ibibazo urabyumva uyu nguyu ureba mugabo urimo urabyumva neza uyu nguyu nuwo pasiteri yanyoherereje umukozi w'Imana yaramunyohereje kubera ko ari umwana mwiza amuzi n'ingeso nziza n'imico myiza guhera ubumuga aka gakobwa cyukora ibyo ushinzwe aka gakobwa ntuzajye ukareba nikanebwa uzajya umpa raporo kuva ugiye kujya ukora akazi 100%. ese undi muyo hari igihe twabanye ngiye nkananirwa gukora ibintu byose ntabwo ari ngiye wabikoraga na baserine bose n'abakozi mwazanye ba Moize bose ntabwo ari ngiye wabikoraga nkakora akazi kabo ni gute uvuga se ngo ndane none kuki utakurikiye nyoko wasigaye hano ukora iki ntabwo nari nabaha amafaranga bajyana mwese mama wa kanayanga ubundi mama we yansigaga ajya he kwasigara gukora iki nyine ndakubwiye Diane witonde ntabwo bikirimo bya kera mugabo ibyo nakubwiye wabyumvise uzicuza